Nyamabondo ejo bundi uvuye muri gereza wambuye umwana umukoresha Nyamabondo ushaka gusubira imagerage ushaka gusubira imagerage kanyishyuye sinzarambirwa kukuvuga nzakuvuga paka unyishyuye kuko aka kanya kunyi cyane ko ntabwo ari kotete nje nuko nari n'umuhemu Nyamabondo nakakujyanye muri ribu kandi nakarenganuwe ubu ngubu ndi kurara ngenda imihanda naho ufiteho kuba ubu ngubu ari gihe twakoraga kotete ari kuvuga ngo ndanuka ubu ngubu none ndanuka byanyabyo kuko sindoga aho Nyamabondo yanyirukaniye mu gishanga nyine witera amazi n'izindi ariko uzi kwitera igishanga wabwiriwe waburaye none yaranyirukanye ngufashe ngiye kukujyana iwanjye ako ndabanza mbaze madamu dusabe madamu wanjye dusabe nawe ntago nafata icyemezo cyo gufata urugabo rungana nawe ngo ndujyane iwanjye n'abajijungu rukora umuti wenda ari njye nyine mba muri geto nakujyana iwanjye nkaba ngucumbikiye ikibazo cyawe nkagikurikirana nk'umuntu ntabwo ndi umupolisi sindi umukote gusa ubuvugizi nagukorera najya kukubariza kuri ribu ariko se ngezeho wasanga nanjye hari ibyaha bibiri n'ibyabura Agatako TV. Yes, nonje kwa ikaze bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nyita Smart Boy nk'ibisanzwe ndagusuza uri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali nibagiwe na diaspora mwese bo muherere mu bigo bitandukanye ndabasuje cyane yaka ko mbona witonze cyane mu muhungu wanjye ngewe mbabajwe n'uyu muvandimwe kubona uyu muvandimwe ajya gukorera igisambo Nyamabondo se n'igisa yaribye arajya uyu mwana akazi none yamukubise urushyi amwirukana atanamuhenye ujya gukorera Nyamabondo uyobewe ko ari igisambo ko ngiye Nyamabondo nari nzi ko turadufaranga tadusebera numvaga ari umusitari byibuze numvaga ari umusitari utasebera udufaranga tw'umukozi tungana nka kuriya ariko sinari nzi ko yanyirukana ku rwego nka ruriya ariko sinawe wenyine hari ababose hano babana akazi bagera mu gihe cyo kubishyura ahubwo bakabashyiraho amadosiye bakabafungisha abandi bakanabambura nk'ubu ufite umupeti mu rugo ucumbitse iwanjye w'umukozi yakoreraga umuntu w'umumama ufite n'amafaranga yanze kumuhemba ubu umupeti acumbitse iwanjye ningira kurwana n'ukuntu nzamubonera ikimusubiza umwana n'umukobwa se ni umuhungu nyine yaje gushaka akazi arabanza arankura cyagiye nshwara na dusabe rero ahita abona undi mu mama ngo agiye kumuha akazi ariko mudamu yaramwambuye umupeta ari mu rugo hari ababose b'igihe rero ababose bo barabyiharaje bari kujya mwirukira abantu mutazi umuntu ko yavuga ko ari kugufasha ngo ariko kugira umusitari banaguhemba amafaranga ahagije yaje kuguhinduka gute oya Nyamabondo uburyo yaje kuminduka ni ibintu bigoye cyane kuko nge ari naminduka yamani yandangiye akazi kuri kamera yandangiye akazi ahantu bita igisubizo andangira akazi k'ibihumbi 40 ngezeyo karahananira utarubizi oya bureka dore mubwire waragiye utangira kujyanye mu byo mbwira kuntu byagenze Nyamabondo niwe wanyirukanishije kuri ako kazi igisubizo ariko agira ngo we agira ngo yihera akazi Nyamabondo iwe yajya wanyira nabire byose ageze wavuye muri gereza yarafunzwe imyaka 7 yari umwesikoro Nyamabondo rero kukwambura asanzwe ari igisambo baramuzi nta gitangaza kiri ni nayo mpamvu ngiye Nyamabondo nawe Nyamabondo naza kumbaye amagamba ashaka kuza kukurakara ugasamura oya ngiye nashaka ndakarire twaziranye ibintu so byabifite yarafunzwe byose ibyo nibyo ahubwo kubimwibutsa nanone nicyo kibazo ntabwo ndi kumwibutsa none si umwana niyamuhemukiye nese njyatanga wirukana umwana nk'uyu ninjoro waje ashaka umurimo akamwirukana ninjoro akagenda nta niti kamuhana urumva atari inyamaswa abizi neza ko none aho Nyamabondo atari inyamaswa ni none reba iki ariko tukukurukana mu mujyi wa Kigali n'ahantu ufite uri burare nta n'igihumbi ufite wamujyanye wawe nyine nawe ukamufasha yapfite umukozi umugore ni wamufasha ndakabashaka ahandi ho kuba muri no minsi ariko ari ariho kigabo kingana gutya kidongorera umugore mwa yaka nago namurongo ita kwakwanya nago namurongo reka nago nabikora yakufashije ariko wowe niba uri niba Nyamabondo yarakwambuye ko akakurukana ninjoro nkuko wagiye bivuga waje nkaguherekeza kuri ribu
akaguha amafaranga yawe. Sunda kuri mangahe? Andima amafaranga 65,000 namukoreye ukwezi kurengaho ibyumweru bibiri hafi ibyumweru bitatu. Ukwezi kwari 40,000. Ibyumweru bibiri urumva ko ari 20,000. Ibihumbi 20. Urubwo cyumwe kubera ko ikindi cyumweru kitari cyuzuye ndi kukibarira 2,500. Ikagufasha. Ngira ngufashe. Oyaraka. Mujyana atuye. Mudugudu twandikire. Aho yakorega hari abaturage barabizi. Tugende tuze abaturage mudugudu twandikira urupapuro tugiye kuri burebe ko tayaguye. Iyo nama sinawe yimbwiye wenyine kuko ari n'abafana be bagumye kumamagara bambwira ngo Nyamabondo wimujyana ku mbuga nkoranyambaga ujya kumusebya ahubwo we wajya muri ribo kajya kumurega. Wese ko yagusebeje. Kandi ndavuga ni rero nje Nyamabondo icyo nakifuriza nje ku giti cyanjye sinakifuriza undi muntu nimujyana muri ribo Nyamabondo bashobora kumufunga kuko afite dosiye nyinshi muri ribo. Izindi uzi nize. Oya Nyamabondo afite dosiye nyinshi cyane. Iyo bari kuvuga dosiye ze nje sinjyana nabyitaho ariko Nyamabondo afite dosiye nyinshi cyane. Icyambere cyo ahantu yankubise mu mutwe ngo are gukora kote itagiye no kunera icyuma. Ribu yaramuhamagaje. Yari content ni none mwe mwapfa. Oya ntago twari panze. Narangiye we no kuvuga ngo yewe umva utaneranye na Nyamabondo. Jewe ntago nshaka ko Nyamabondo afunga. Ariko nawe ntakurenganye nakwishyura amafaranga yawe wakoreye. Nyine nanjye nibyo ndi gushaka nanyishyure niyo mpamvu impamvu ndi kuza hano ku mbuga nkoranyambaga mvuga ko Nyamabondo agomba kunyishyura yandangiriye akazi hano kuri kamera anyirukanira kuri kamera noneho nanjye ngomba kuza nimba ndi gukora ubuvugizi kuri kamera ariko abafana be babimugezeho babimusharinge anyishyure nawe Nyamabondo ejo bundi uvuye muri gereza wambuye umwana umukoresha Nyamabondo ushaka gusubira imagerage ushaka gusubira imagerage kanyishyura sinzarambirwa kukuvuga nzakuvuga paka unyishyuye kuko aka kanya cyane ntabwo ari kotete njye nuko nari n'umuhemu Nyamabondo nakakujyanye muri ribu kandi nakarenganuwe ubu ngubu ndi kurara ngenda imihanda naho ufiteho kuba ubu ngubu hari igihe twakoraga kotete ari kuvuga ngo ndanuka ubu ngubu noneho ndanuka byanyabyo kuko sindoga aho Nyamabondo yanyirukaniye mu gishanga nyine witera amazi nk'abandi n'izindi ariko uzi kwitera igishanga wabwiriwe waburaye none yaranyirukanye ngiye kugufasha ngiye kukujyana iwanjye ariko ndabaza mbaze madamu dusabe madamu wanjye dusabe nawe ntabwo nafata icyemezo cyo gufata urugabo rungana nawe ngo ndujyane iwanjye n'abajijungu rukora umuti oya wenda ari njye nyine mba muri geto nakujyana iwanjye nkaba ngucumbikiye ikibazo cyawe nkagikurikirana nk'umuntu ntabwo ndi umupolisi sindi umukote gusa ubuvugizi ntabwo ukorera najya kukubariza kuri ribu ariko se ngezeho wasanga nanjye hari ibyaha bibiri n'ibyabura yewe ubuvugizi numva agiye bwa ayibyaha niwabura dosiye hariya kuri ribu ariko ribu ufite icyaha ntabwo bakubona gufunga ko ngo wagiye mu rubanza ni urubanza rwanda ngo wagiyemo ubundi biranyira abantu tuza kuri kamera natwe noneho tuhamaze iminsi ugeze kuri ribu ni izina ry'Imana wabura gakoze ni ukuvuga ngo no kuri ribu hari igihe uba ufite icyaha noneho barakwihoreye hari igihe iyo ugiye kubibaraguza hari igihe uba ubishyire bagahita bagufata bagahita bagukubita igihano bakubwira ngo nawe utekerezeho ahubwo impamvu utari kujyaho nawe ushobora kubufata reka nanjye ntabikosa afite njye ndi kuvana Nyamabondo ninjya muri ribu wasanga uri kurenganurwa ni isegonda rimwe ahubwo ushobora kugenda hari igihe ujya kurega kuri ribu ati n'igihe twagushakiye ahubwo baba bambaye pili oya ntacyafite njye sindafungwa nicyo kintu cya mbere njyewe nibwo mukigera mu mujyi wa Kigali n'umwaka mazemo sinywa itabi sinywa ibiyobyabwenge cyangwa ukajya gusura umuntu ufite nk'umuntu wawe wenda kuri sitasiyo ya polisi urabizi ko bakora na ribu ukagenda ugiye gusura umuntu ngo umuvandimwe yarapfuye wagera ngo ngo urakaza neza mboga zizanye ngo n'igihe twagushakiye ukaba winjiye buriya ntinya kuri ribu hari umunyamakuru umwe nari ngiye gutangaho urugero ariko sinamuvuga niwe muntu wa mbere utinya kuri ribu gusa ntabwo wazira akarengane ngo nanone uceceke wowe njyewe unyambuye n'ibihumbi 2,000 sindi hano najya kuri ribu nashanga funga wabyambura abandi
nzabaronka bane ufitiye amafaranga wanze kwishyura. iyo ni kote tutangiye Yandi kuko nabahari yakaba ntago babura dusabe ejo ntabwo akwishyuza mutarasubirana. Zara amafaranga wari umurimo dusabe yakubwiraga nimba ngo arayiki yakaba nibabura na Sodoma wasanga arimo umugore wanjye koko umugore we niwe wawe umugore we niwe wamwambura ari yaba ari uwawe niwe wanamwambura umugore wawe dusabe niwe noneho dusabe niwe wambikiraga n'amafaranga ejo bundi dutandukana nari mfite 300 kuri sako twarayagabanye kandi arayanjye n'imbere y'Imana nawe ufata ikindi nukuri kw'Imana nako mwarasubiranye oya turi gutandukana ndiko bwati mutugaye cyagusura naje gusanga yaka n'umugore we baba bari kudukina ngo batandukanye ejo bagasubirana yaka namwe muri kudukina ariko ngewe barakundana ahubwo nibwo bwa mbere wakumva iby'abagore n'abagabo oya nyine ari gihe dusubirana wenda nanjye nkavuga ati reka mpfe gusubira ariko ari amatakira ngo kimwe nuko nawe avuga ati yakareka mwakire nawe wenda ari kuvuga ati ndacyamukeneyeho quelque chose yako tuba gutajya we yongoza ngo ujye Sodoma kwaje ntabwo byabo Sodoma pe kuva ejo bundi twasura ntabwo minjye Sodoma oya ariko gusa bitavuze yuko ituru nayirasa ku ruhande kuba ufite umugore ntabwo bivuze ko utayirasa wibeshya aho usubiranye na dusabe ejo bundi ntabwo wari wamuca inyuma nta nubwo ugikunda inzoga cyane namuca inyuma dusabe we yarivugiye ati kuri kamera aravuga ati yaka nubwo wanca inyuma ariko simbimenye urumva rero niba naranamuca inyuma ntabwo naza ngo mbivugire hano kuko nawe nta kiganiro atari ubwo se we aho aba ari ndazi ubu ko ambwiye ngo agiye mu mujyi wagiye guhura nawe ndamuzi arambye ngo agiye mu mujyi ngo hari utuntu agiye kugura wenda nta utuntu agiye kugura wenda afite izindi gahunda agiye twebwe rero njye na dusaba ukuntu duteye turizerana nta muntu ufuhira undi nka wa wundi ubona umugore ngo wagiye agasara dusabe ndamureka akisanzura nanjye arandika nyisanzura ni n'umuntu wakivanga mu by'abagore n'abagabo kirazira ntuzigere wivanga mu by'abagore n'abagabo ntabwo ngewe umugore wanjye namufuhira ashobora kuba ari no mu nzu hakubwira ngo agiye kuri wese agahenda bakamurya agaturu muri wese ukagaruka mukaganira kana bari ko ara uri umuntu wanjye ariko ara umukozi araryo ngewe cyo nabwira abantu ushaka gufuhira umugore wawe hari n'igihe arega uba ukora amasegura yakubita n'umuntu yamukubita congo isaha yose umugore akaryohera ejo akajya ajyayo ubwo rero umugore wawe niba umufite uzamurekeye isanzure buri umugabo ashobora gusambana bakabimenya ariko umugore ntiwapfa kubimenya ariko baravuga ngo nanone ngo umugore waciye inyuma umugabo ngo urwo rugo ni ruramba ngo umugabo nyamugabo ahubwo n'uwagiye kwisaidira ahandi gusa murakoze ndabona hajemo n'abasore arafata ukuntu ubu nsoreje ikiganiro nawe bamukarita niko none se ubu we na Nyamabondo nta kuntu mwahura mukabisoza mukiyunga ukongera mukorera ubundi akamukunyina mukabana Nyamabondo nge ntabwo namukorera ku buntu nicyo kintu nge ikintu dupfa nuko atamemba mwe mukoranya amezi angahe twari dukoranya ukwezi n'ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu biburayo iminsi ibiri yonyine kujya ukwezi ubwo n'ibyumweru bitatu ukwezi kwa mbere akora guhemba ukwezi kwa mbere nako yamembye dore reka nkubwire kuri Nyamabondo hano yaname mu cyaro nanababaye Nyamabondo yarankoresheje ukwezi kurenzeho nk'icyumweru kimwe abibwira abaturanyi akajya babwira ngo simembwa ngo ngiye yanoraguye ku nganje abaturanyi bakaza babimbwira ngo ikintu cy'ikigabo kidahembwa gifite n'imvi ati kandi n'akazi kariho hano mu Rwanda wakoreraga icyakora ari umuntu wambabaje araza arambwira ngo impamvu Nyamabondo ataguhemba ngo nuko akubwira ikintu ngo akabona nacyuze bakubwira ko ikintu akubwira bagasanga utakiza ari iki ngo urugero ngo akaba yakubwira ngo zana isabune ukayiyoberwa ukizanira buje yakubwira ngo zana buje ukizanira biswi nyine numva ari kucanganya numva nyine Nyamabondo yaramutumye atuma ahubwo injiji we nyine Nyamabondo yatumye injiji irangije izimagira ndamubwira ni wowe uri kuzumiza kondisiyo kuki Nyamabondo atabimbwiye akaza akabikubwira wowe uramemba
nimba uri boss bizavivugwa menye kuri boss n'uzuma izo kondisiyo nibwo nzabyumva. Urumva ni ibintu bibabaje kubanya nk'umuboss. Ndacumi igihe kingana gutuvuye. Yashi iminsi 2 mama avuye. Ni iminsi 2 mama. Yongeye kuguhamagara se byura akubwira ati ngwino cyaba bigenze kunuko cyaba waramuhamagaye bigenze. Ya ndamuhamagara we nukuvuga Nyamabondo ariyumva. Aravuga ni nje ndi umusitari. Njewe amafaranga nayishobora kuguha. Muhaye izina genda umvugeho numenye ubwenge uri byaza umusaruro ukure mutwo dufaranga nawe ukodesha inzu mu mujyi. Nibaza esidwa zina afitiriye nawe izina nawe na views akigira. Gutangira gukorana se niko yari yakubwira. Nabyambwiye ahubwo ari kubimbwira ubu ngubu. Nimba abonye ari kuzima akaba ari kugira ubwoba akaba ari kunuma nk'intumwa yesimbiza. Ko Nyamabondo aragufatiye runini. Yarafite runini guruhe. Agutunze. Oya none mu mujyi wa Kigali ninde utagutunga wense nazanga gukora akazi ko mu rugo kanungo kanamemba. Ariko bibaga wasanga mutarana bivuganye na mbere ugasanga uri kumurenganya. Yana kubwiye ati rero ari ni ku gasozi birirwa kunganje wa mugani wirukanka bucyo gusa no mu rugo byumfasha turimo hanyuma wibere mu rugo be nk'umwana we nk'umwana mu rugo no habe nk'umukozi nese yagufataga nk'umukozi inde yafataga nk'umukozi hafe byihorera we uzikina tigaga cyangwa ibitutsi natukago have byihorera have byihorera nkana kubitwa ngo ndi kwikosora sha ngo ndi kwikosora nkakubitwa nka nihangana nzi ngo ndahembwa. Ese wakubitwaga wa mudamu wari he? Ajya umudamu we yabaga kuko abakimisagara hariya Nyakabanda naho business. Akuna Nyamabondo agataka Kimisagara. Nyamabondo nawe agataka Kimisagara. Kamuhoza. Siho mwabaga se? Kimisagara. Nje nabaga kuri boutique. Nabaga kuri boutique. We nukuvuga ngo nje nabaga kuri boutique. Umuhungu we yaraje ati nawe amuzana kuri boutique niwe twabanaga. Inde yazanye mukabana kuri boutique. Inde umuhungu we yaravuye ku ishuri. Niwe mwaranaga ku inoze. Niwe twararanaga. Ese ko ari abantu bavuga ko nundi wajya gunamwiba wari utanye kugiuza tugeze ko kumwiba kuri boutique ugasanga ngo wamwibye utuntu runaka ngukora kandi ibintu byo gukora na mu boss wabyihanganye. Uzana baririza aba na abateranya ni nababivugira mu gikari hari n'ikigano twakoze ari kunyirukana yaravuze ati si wiba ngiye cyo mwirukaniye n'umwanda ariko byari ibyitwazo ngiye ntabwo nigeze nanamwiba yasigaga n'amafaranga 40,000 akaba ari ko abisanga akakayimamagaye Nyamabondo akavuga ko wenda usigaye umwiba cyangwa wari wamwiba cyo wagiraga izindi ngese ngo waba uri kumuharabika kandi nyine yarakugiriye neza. Nukuvuga ngo aka kanya ni wahamagara Nyamabondo yakubwira ko natigeze mwiba kuko na Nyamabondo aravuga ni nje Nyamabondo aravuga ni nushaka kuza hano ukajya ukorera ubuntu urya n'ibyo kurya uzaza. Ubwo nuko ngo icyo muri gupfa no gukora guhembwa nahembwa no wowe uri gushaka guhembwa wagashaka nkahembwa anje agashaka kunkoresha ku buntu kandi je nibidashoboka. Nanone kugira ngo ube wirukanka nkuko uvuze ngo urara mu mihanda ngaho ngo uba wirukanka hehe na hehe ikiza soko wagira nagira ukaba wibereyeyo kugira namigwambwe n'abakana kugabura ukajibona no gukaraba n'ibikire no nyuma wabona handi akaba ari bwo wamusezera neza ukagenda ku neza. Rega Nyamabondo nibyo nose kucya tabimbwiye mbere yuko anyirukana yabimbwiye kuri telefone je naramuhamagaye yabengeye nko mu saa 6 nibwo yabimbwiye. Yabimbwiye jo nko mu saa 6 kucya tabimbwiye mbere n'ubundi shobora kwasubirana no akongera kandagiza mwongera n'ubundi nkongera ngasubira inyuma na cya gikapu nkuko nacyakuye. Igikapu cyo kibitse igikapu aranagishe mu gihuru nafite uko ubusari ibirimo n'uzasanga barabyandurukanye barabitwaye. Nukuvuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo babijyanye na kiyangana fite umwenda umwe nawambara nawugumamo umugira neza yabona byibuze nyine umwenda wa kabiri akafasha nanjye nkagira umwenda wa kabiri nambara kandi imyenda yangiri harizewe na ahantu mu gihe umuntu wese atapfa kugera kuko mu mujyi wa Kigali na abasirimu abantu birinda kuba bagera se mu ntara byibuze ngo umuntu abe yahajya agiye gutora imwe abarakibonye icyo gikapu abarayijyanye imyenda. Ngogira ikintu ubwira Nyamabondo none ategana ku musozi. Ikintu nabwira Nyamabondo mu gihe utari wanyishyura nzakuvuga paka ariko nunyishyura sinzigera nkuvugaho. Nunyishyura sinzigera nkuvuga nje nawe tupfa yuko utamemba tukanapfa yuko utambwiye kumemba ahubwo ukajya kubibwira abandi bantu batarigeze bankoresha batazi nuko naje numemba nunyishyura ntabwo nzigera nkuvugaho. Nubona bikubangamiye uzanyishyure ndeke kukuvugaho.
bakunzi bacu rero bakunze bagatako TV icyo nabasaba no gukana subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo tukomeze tuzamure family yacu cyangwa se umuryango wacu kugira ngo tukomeze twaguke nawe wayikanze kandi wagize neza cyane ndabashimiye cyane aho muherereye hose abameze neza mukomeze mumere neza n'abatameze neza kandi ndabifuriza ko byaza guhinduka bikagenda neza baravuga ngo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere yari Smart Boy rero cyangwa unyite Subene cya Papa Kayira reka tuzabonana mu biganiro bitaha nandi kumwe na Panta kuri kamera nawe ubutaha bye bye